Kangushimire woneza amatwi ni iby'Imana ikora ubardi. Ubu ngiye kukwereka uburyo ushobora guhindura nimero yawe ya telefoni private, ku buryo uzajya uhamagara umuntu bikagaragara nkaho nimero yawe ntigaragare ntabe yayibona, hakaza handitseho ijambo ngo unknown cyangwa se ngo ntagazwe. Gusa ibi ngibi tubikora mu buryo bwo kwigisha, ntabwo tubikora mu buryo bwo kubangamira abandi bantu. Icyo usabwa rero ni ugufungura iyi application yo guhamagara. Hano uca ugiye guhamagara umuntu, ukaza hano hejuru, hano kwa kantu ka setting haba hari utudomo dutatu mu kigo cya kariya kabolo, wamara gukandaho ukaza ahangaha handitse ngo advanced, ukaza hano handitse ngo simukadi, wamara kuhakanda ukaza hano handitse ngo career features, wamara kuhakanda ugahitamo nimero ya telefone, wenda kamitemo nk'iya mbere cyangwa iya kabiri. Nkaza hano handitse ngo additional setting, namara gukandaho ategereza akanya gato. Mu by'ukuri urabona hano bambwiye ngo call waiting, ni ukuvuga ngo iyo mbishyizemo, igihe umpamagaye ndi kwivugiraho babikwereka ko ndi kwivugiraho, ariko noneho hano hejuru hano kuvuga ngo telefone yanjye ntabwo iharenga, handitse ngo kora ID. Wowe niba telefone yawe iharenga uri bukandeho ukora handitse ngo hide kora ID. Iyi telefone njye nta bushobozi ifite bwo gukora private number, ariko wowe urakora handitse hide kora ID, cyangwa se imibare iranga umuntu uguhamagaye. Kwibutsa gukora subscribe. Ni iby'Imana ikora ubardi kuri YouTube channel, Instagram ndetse na Facebook. Asigaye tujye tubana igihe cyose, ukore share zishoboka izo arizo zose. Nkwifurije umunsi mwiza.